wirereka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze nshuti bakunze muteze amatwi kandi tubifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tukaba dufite umugisha wo kuba turi kumwe na Pastor David Rooley turuka hari Bugande. Ntago ari inshuro ya mbere abaye hano ndetse ari kumwe natwe, ahubwo ni ubwa kenshi. Benshi rero nzi yuko mumuzi, ariko mukanya n'ubundi ari butwibwire. Gusa tukimufite ndifuza yuko yakomeza akatuganiriza ku ijambo ry'Imana. Ubushize aho yari yatuganirije bye kubwanjye haranejeje, ndizera ko nawe ariko byagenze, ndetse agiye kongera aze gusubukurira aho yari yasubikiye, hanyuma turusheho kugubwa neza no gukura mu mwuka kubw'ijambo ry'Imana. Reka rero dusenge hanyuma tumwakire nawe atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye neza we n'urukundo rwawe bitarondoreka, utwemereye kuba aka kanya tugishobora guhumeka. Mana uhabwe icyubahiro. Kuri uyu mwanya rero turakwinginze ngo ubane natwe, utugirire neza, ucishe imitima yacu bugufi, yumve kandi yumvire icyo ijambo ryawe ritubwira. Umugaragu wawe ugiye kurambura Bibiliya akadusomera ndetse akatubwira icyo umwuka wera ari gushyira ku mutima we, ndakwinginze ngo umuhe umugisha, kandi ibyo aba ari byo bibimpamo, ye kuvuga ibye ahubwo avuga ibyawe. Nanjye ungirire neza, kandi abantu bose bateze amatwi kano kanya mbashyize mu maboko yawe, ngo be gukoreshwa na kamere yabo y'umubiri cyo kimwe natwe, ahubwo twese umwuka wera aba ari we uduhindura uko ushaka, kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya uhagije muri twebwe. Urakoze rero kugira neza, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. It's good to be back here again. Ni byiza kongera kuba hano muri uyu mwanya. Last week I was in the book of Hebrews. Icyumweru cyashize nari mu gitabo cy'Abaheburayo, Specifically Hebrews chapter number 4. by'umwihariko twari mu Baheburayo igice cya 4, And we were talking about the rest that comes in Jesus Christ. twari turimo tuganira ku kiruhuko kizanwa n'uko umuntu ari muri Yesu Kristo. The author was comparing Christians of today Umwanditsi yagereranyaga abakristo b'uyu munsi to the children of Israel. n'abana ba Isirayeli. Children of Israel said, "We are God's chosen people." Abana ba Isirayeli baravugaga ngo twebwe turi abantu batoranijwe n'Imana. Abraham is our father. Aburahamu niwe data. We must have eternal life. Ni lazima tugombe tube dufite ubugingo buhoraho. And yet God judged them. Ariko Imana yagiye bacira urubanza. They didn't get the eternal rest. Ntago bigeze binjira mu buruhukiro buhoraho. And he tells us why. Kandi Bibiliya ikatubwira impamvu. They didn't believe. Nuko batizeye. They did the right things. Ni koko bakoze ibintu bikwiriye. They said the right things. Bavugaga amagambo nyayo akwiriye. They acted the right way. Ndetse bakoraga ibyo bakwiriye gukora. But they didn't believe in God in their heart. Ariko mu mitima yabo ntabwo bigeze bizera Imana. So in chapter 4 he's warning us to have that belief. Mu gice rero cya 4 umwanditsi arimo kutuburira ngo ko dukwiriye kugira uko kwizera. To be sure that we are not missing it. Kugira ngo tumenye neza yuko tutarimo kubura ukwizera. How do we know? Ni gute rero tubimenya? The word of God is the power. Ijambo ry'Imana nizo mbaraga. The word of God breaks us open. Ijambo ry'Imana niryo ritufungura. It reveals what is inside of us. Rikerekana ibiri muri twebwe mwimbere. And using the word of God,
kandi iyo dukoresheje ijambo ry'Imana, using the teaching of Scripture, dukoresheje ukwigisha kw'ijambo ry'Imana, we can see whether we have that true belief in God. dushobora kubona neza niba dufite uko kwizera nyako twizera Imana, Whether we truly believe in Jesus as our Savior. niba koko twizera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu. I hope you have that today. Reka nizere ko icyo kintu ugifite uyu munsi wa none. I hope you have that confidence that you have salvation. Reka nizere ko ufite uko kushiramanga uyu munsi. Since I was there in Hebrews chapter 4, ubwo rero nari nkiri hariya mu baheburayo igice cya 4, I wanted to go ahead and bring the next idea that the author is bringing. ndifuza ko twareba ikindi gitekerezo uyu mwanditsi arimo gutanga n'ubundi. The book of Hebrews is trying to help the Jews. Igitabo cy'abaheburayo kiri gufasha cyangwa se kugerageza gufasha abayuda. It's helping them to see that Jesus is their Messiah. Kubafasha kureba ko Yesu ari we Mesiya wabo. And the Messiah had to do certain things. Kandi Mesiya yagombaga kugira ibintu akora. He had to be certain things. Yagombaga kuba ibintu runaka. And one of those things was he had to be a priest. Kimwe mu bintu yagombaga kuba rero nuko yagombaga kuba umutambyi mukuru. Part of the Old Testament religion, kimwe mu byari bigize itorero cyangwa se idini yo mu gihe cya mbere, was the sacrifice of animals. Nuko bagiraga ikintu cyo gutamba amatungo. That blood had to be shed. Ari amaraso y'ayo matungo yagombaga kumenwa. It had to be a certain type of animal. Ndetse yagombaga kuba ari itungo runaka. It had to be the perfect one. Ryagombaga kuba ritunganye. It had to be done a certain way. Ndetse igitambo cyagombaga gutambwa mu buryo bwihariye runaka. In order for a person to have their sins covered. Kugira ngo umuntu utambiwe icyo gitambo ibyaha bye bitwikirwe. It's okay to have your sin covered. Nibyo rwose ni byiza ko ibyaha by'umuntu biba bitwikiriwe. I mean, if I don't like that my hair is going bald, I'm losing my hair. Ndamutse ntanejejwe nuko umusatsi ku mutwe wanjye uri kugenda ugabanuka, I can put a hat on. nshobora kwambara ingofero. Then you can't see. Noneho wowe undeba ntubibone. But that doesn't mean my hair is going to come back. Ariko ibyo ntibisobanuye yuko umusatsi wanjye uzongera ukamera. It's just covering. Nugutwikiraho gusa. The blood of the animals covers our sins. Amaraso y'amatungo n'inyamaswa yashoboraga gutwikira ibyaha byacu. But the Jews knew that the Messiah was going to come. Ariko abayuda bari babizi neza yuko Mesiya yagombaga kuza. And he was going to take care of their sins permanently. Kandi igihe yagombaga kuza yajyaga gukuraho ibyaha byabo burundu. So Hebrews is trying to show that Jesus Christ is that priest. Abaheburayo rero iki gitabo cy'abaheburayo kiri kwerekana ko Yesu Kristo ari we uwo mutambyi. Verse number 14. Reka turebe umurongo wa 14 w'igice cya 4 cy'abaheburayo. He says, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Haravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Jesus was not just a common priest. Yesu ntabwo yari umutambyi nk'abatambyi basanzwe. He was the high priest. Ahubwo yari umutambyi mukuru. The high priest was special. Umutambyi mukuru yari yihariye. On the day of atonement, ku munsi w'impongano, one day out of the year, umunsi umwe mu mwaka, that priest would bring the sacrifice. uwo mutambyi mukuru yazanaga igitambo. He would sacrifice for himself. Akitambira igitambo cye mbere na mbere. He would make sure he was perfectly clean before God. Akabanza kumenya neza ko atunganye imbere y'Imana. Then he would bring that sacrifice. Noneho yazanaga icyo gitambo cy'abantu for the entire nation. Igitambo cyo gutambira abantu bo mu gihugu bose. He would kill it. Akakica.
And he would take that sacrifice into the most holy place. noneho icyo gitambo akakinjiza ahantu hahera cyane. It was the special place in the temple. hari ahantu hadasanzwe ho mu ihema. It was God's house. niho hantu Imana yaturaga. And no person could enter kandi nta muntu washoboraga kuhinjira except for the high priest uretse umutambyi mukuru wenyine. on that one day. kuri uwo munsi umwe wonyine w'impongano. With one sacrifice azanye igitambo kimwe gusa to pay for the sins of the whole people ngo cyishyure ibyaha by'abantu bose for 1 year. umwaka umwe. The next year, umwaka ukurikiyeho he had to do again. yagombaga kongera akabikora. The temple, urusengero cyangwa se ihema ry'ibonaniro, tabernacle, ihema ry'ibonaniro they were both here on earth. ryari riri hano ku isi, But they were a picture of something that is in heaven. ariko ryari ishusho y'ibiri mu ijuru. If you ask children, uramutse ubajije abana where does God live? kabaza uti ese Imana ituye he, iba he? What will they say? ese uratekereza ko bakubwira ngo iki? He lives in heaven. bakubwira ngo iba mu ijuru. Technically they are right. mu bigaragara bifatika niko baba bavuze ukuri. God does live in heaven. niko ko Imana iba mu ijuru. But we also know in his character ariko tuzi neza ko mu biranga Imana that he is everywhere, Imana ibera hose icyarimwe. all places at all times. iri ahantu hose ibihe byose. But heaven is his temple. ariko mu ijuru niho hari urusengero rwayo. Heaven is his permanent dwelling. mu ijuru niho Imana itura mu buryo buhoraho. And we needed a sacrifice to be made, ubwo rero twari dukeneye igitambo ko gitambwa, not just here on this earth, atari hano ku isi gusa, but a sacrifice made in heaven. ahubwo igitambo kigatambwa mu ijuru. I don't want to distract from where I'm going to go with these few verses. ntabwo ndimo gushaka gusa nkaho ntana ngo ndangaze igitekerezo kiri muri iyi mirongo nari nsomye. But in different places here in Hebrews it talks about this process. ariko mu bice bitandukanye byo mu gitabo cy'Abaheburayo havuga ku kuntu ibi bintu by'ibitambo byagendaga. Jesus Christ died. Yesu Kristo yarapfuye, He shed his blood. amena amaraso ye. He was the perfect sacrifice. yari igitambo gitunganye. But no priest collected his blood. ariko nta mutambyi wigeze ufata ayo maraso ye. No priest took that blood into the most holy place. nta mutambyi wigeze afata amaraso ye ngo yinjirana hera hahera cyane. Jesus was his own priest. kuko Yesu yari umutambyi mukuru ku giti cye. He was the sacrifice and the priest both. yari igitambo gitunganye akaba n'umutambyi mukuru nk'uko biri. This is why the resurrection is so important. ni nayo mpamvu dukwiriye kumenya yuko umuzuko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Jesus had to come back to life. Yesu yagombaga kuzuka akagarukana ubuzima. He had to go back to heaven yagombaga gusubira mu ijuru to take his blood kugira ngo we ubwe atware amaraso ye, to satisfy God's demand. hanyuma anezeze cyangwa se anyure icyo Imana yasabaga. Jesus' blood becomes the permanent sacrifice amaraso ya Yesu rero ahinduka igitambo gihoraho, that doesn't just cover our sins, igitambo kidatwikira ibyaha byacu gusa, it takes our sins away. ahubwo igitambo gikuraho ibyaha byacu. Jesus Christ has done that work. uwo murimo Yesu yarawukoze. He says in verse 14, because he has done that work. hano mu murongo wa 14 havuga ko kuko yakoze uwo murimo, We need to hold on to our belief. dukwiriye gukomeza ibyiringiro byacu. We shouldn't let our belief slip. ntabwo dukwiye kwemerera ibyiringiro byacu ko
biba bituzuye. There's many people who say, I believe in Jesus. Hari abantu benshi bavuga ngo jyewe nizera Yesu, And then after some time, nyuma y'igihe gito they say, oh, I don't believe in Jesus anymore. akavuga ati jyewe ntabwo nyizera Yesu kundi. The question is, how serious did they believe? Ikibazo ni iki ngiki, ese koko bari bamaramaje bingana gute igihe bizeraga? If they truly understood what Hebrews is teaching, niba barasobanukiwe neza by'ukuri icyo Bibiliya yigisha hano mu Baheburayo, if they saw that certainty, babaye barabonye ukudashidikanwaho kw'ibyo Yesu yakoze, how could they leave their belief? ni gute batakaza cyangwa se basiga ukwizera kwabo? Jesus Christ did that work. Yesu Kristo yakoze uyu murimo. Jesus Christ gives us confidence in our belief. Yesu Kristo ni nawe byiringiro byacu, ni nawe gushira amanga kwacu, ukudashidikanya muri uku kwizera. But it's the person of Jesus that makes it important. Ariko umuntu Yesu Kristo ari we niwe uzana ikinyuranyo gikomeye cyane n'iby'umumaro. It's the experience of Jesus that makes it important. Nuko kuntu umuntu abazi Yesu kuzana agaciro ko kwizera. Let's read verse number 15. Reka dusome umurongo wa 15. He says, For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. 15 haravuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Here's the thing about the high priest. Hano hari ikintu cyerekeranye n'umutambyi mukuru. He was an important man, yari umugabo w'ingenzi cyane, but in the end, ariko ku iherezo he was a man. yari umuntu. I mean, if he was a cow, yaza kuba ari inka, could he offer a sacrifice for humans? ese iyo nka yajyaga gutambira igitambo abantu? If he was a tree, iyo umutambyi mukuru aza kuba ari igiti, could he offer a sacrifice for humans? ese icyo giti cy'umutambyi cyajyaga gutambira abantu igitambo? It can't be. Ibishoboka. It's ridiculous. Byaba ari n'ubusazi kubyumva. We know that it's a different species. Tuzi neza yuko ibi bintu biri kuvugwa ari ibintu bitandukanye. The priest was a man. Umutambyi yari umuntu. And that was important. Icyo kandi cyari ingenzi, yari umugabo. So the objection that some people have ibintu rero bitandukanye abantu bibwira was that he was God. nuko umutambyi yari nk'Imana. Jesus was God. Yesu we yari Imana. So therefore he is not related to us. Ubwo rero ntabwo afitanye isano natwe. An important part of being a human murabizi neza igice gikomeye cyo kuba umuntu ari umuntu is a shared experience. nuko aba asangira n'abantu cyangwa se anyura mu mibabaro imwe niyo abantu banyuramo. If I say, how many of you have been out on a hot day? Ndamutse mvuze nti ese n'abantu bangahe muri mwe muteze amatwi mwigeze mugenda ku zuba igihe hashyushye cyane? You've walked a long distance. Ukagenda urugendo rurerure. Your mouth is dry. Hanyuma ukumva rwose ufite inyota, umunwa ukuma ukagagara. And you come to a place. Noneho ukagera ahantu. And you find a refrigerator. Ugasanga bafite ifrigo. And they have a bottle of cold water. Bakaba bafitemo amazi akonje. And you take that water. Noneho ugafata ayo mazi. And you drink it. Ukayanywa. It satisfies you. Ukumva rwose inyota iguye uyumva. I can't think that anyone who is listening to me sinekereza yuko hari umuntu uri mu bari kunyumva doesn't know the experience of drinking water when they need it. Utazi uko bimera iyo anyweye amazi igihe yari ayakeneye cyane. It doesn't matter who we are.
ntacyo bivuze uwo twaba turiwe uwo ari we wese, whether we're rich or whether we're poor. twaba turi abakire twaba turi abakene, We have shared experiences as humans. twese twasangiye experience cyangwa se ibibabaje cyangwa ibinejeje byo muri ubu buzima. Here in verse 15, Hano rero mu murongo wa 15 the author is showing us that Jesus Christ shared experiences with us. umwanditsi arimo kutubwira neza ko Yesu Kristo yasangiye natwe ibitubaho, byaba byiza byaba bibi. You look in the Gospels. Reba noneho mu butumwa bwiza, Jesus had to sleep. Yesu yarasinziraga. I mean, he was in the boat and he fell asleep in the storm. Hari igihe yari ari mu bwato arasinzira, He was tired. yarananiwe, He was hungry. He needed to eat. yarasonzaga, yakeneraga kurya. We know that Jesus cried. Tuzi neza ko Yesu yigeze kurira. He had the experiences that we have. Yesu ibyamubagaho natwe nk'abantu byatubaho. But the important part is the last part. Ariko igice cy'ingenzi ni iki gice cya nyuma. He was tempted in the same way that we are tempted. Cyo muri uyu murongo yageragejwe nk'uko natwe tugeragezwa. Now, the thing about Jesus that is hard for us to understand. Ikintu rero kiri kuri Yesu kitunanira kwigera twumva dusobanukirwa neza. He was not just God. Nuko atari Imana gusa, He was not just man. nta nubwo yari umuntu gusa. He was God and man together. Yari Imana akaba n'umuntu hamwe. How much God, how much man? Yari umuntu kangahe kwijana, yari Imana kangahe kwijana? We can say 100. Nge navuga ni yari Imana 100%, yari n'umuntu 100%. How does that work? Ese ibyo bintu byakora bite? We can't fully understand it. Mu by'ukuri ntago twabisobanukirwa neza 100%. It's complicated. Ni ibintu bigoye, But we know what the Bible teaches us. ariko tuzi neza icyo biri twigisha. We can look at the experiences of Jesus. Dushobora kureba ku byo Yesu yanyuzemo cyangwa se ibyagiye bimubaho mu In buzima. Matthew chapter 4, we find the temptation of Jesus. Muri Matayo igice cya 4 tubona Yesu ageragezwa. Jesus is led into the wilderness, Yesu ajyanwe mu butayu, and there he is tempted by the devil. noneho aho yari ari mu butayu ageragezwa n'umwanzi. We see that 3 temptations happen at that time. Tubona yuko hari ibigeragezo bitatu byabaye cyangwa Yesu yahuye nabyo muri kino gihe. Were there more than 3? Ese byari birenze bitatu? We don't know. Ntago tubizi. But these seem to be a representation of human temptation. Gusa ibi biragaragara yuko ari ibigeragezo n'abantu bahura nabyo. They show the full human experience that we have. Byerekana icyo nk'abantu tunyuramo, ibyo tunyuramo nk'abantu. In the first temptation, Mu kigeragezo cya mbere, Satan tells Jesus to turn stones into bread. Satani abwira Yesu guhindura amabuye umutsima. Now we know Jesus had been fasting for 40 days. Mbibutse yuko nk'uko tubizi Yesu yari amaze iminsi 40 yiyirizo. I was teaching a class on managing money. Hari ahantu nari ndimo nigisha isomo rijyanye no kwita ku mafaranga. And I asked the men in the class, Noneho mbaza abagabo bari muri iryo somo, how many of you in the last year ndababaza ni n'abantu bangaye muri mwe mu mwaka ushize you went 24 hours without eating food? mwamaze amasaha 28 utariye ku byo kurya? Now all of these men would say, oh, I'm a poor man. Aba bagabo bose rero mbere baravugaga ngo rwose jewe ni njyewe ukennye kurusha abandi, No, I don't have any money. nta mafaranga ngira. But you know how many of them said they missed 24 hours without a meal? Ariko uzi abantu, umubare w'abantu bambwiye ko batigeze barya mu gihe cy'amasaha 28 mu mwaka wose? Not one. Nta n'umwe. They always ate. Bose bararyaga buri gihe. I have fasted some.
ni koko nanjye nagize igihe cyo kwiyiriza, and I tell you it is a difficult discipline. ariko ndababwiza ukuri ni ikintu kitoroshye kugikora, Even just for 24 hours. nubwo yaba ari amasaha 24 gusa. I can't imagine going without food for 40 days. Rero ntabwo byajya mu ntekerezo zanjye kutarya kumara igihe kingana n'amasaha n'iminsi 40. I believe it is an experience beyond what most of us have ever felt. Ndizera ko icyo ari ikintu kirenze ibyo twebwe nk'abantu twigeze tunyuramo. And to know you have the power to make bread out of stones. Kandi kuba wari uzi neza yuko ufite imbaraga zo guhindura amabuye mw'imigati. Satan knew he could. Satani yari abizi neza yuko Yesu yabishobora. He was appealing to Jesus' body. Yari arimo rero agerageza gukemura ikibazo cy'umubiri Yesu yari afite. He was testing him Yari arimo amugerageza to put his physical needs above his spiritual calling. agira ngo ashyire iby'umubiri we ukeneye hejuru y'icyo ahamagarirwa gukora mu buryo bw'umwuka. God sent Jesus to the wilderness. Imana yohereje Yesu mu butayu. God sent Jesus to that temptation. Imana yohereje Yesu ngo ahure na biriya bigeragezo. God told him not to eat. Imana yari yamubwiye kutarya. So to disobey that Icyo kintu rero kukirengaho akagisuzugura would be to disobey God. byagombaga kuba asuzuguye Imana. You know, sometimes God tells us to put aside our physical desires Rimwe na rimwe Imana itubwira ko dukwiriye gushyira ku ruhande iby'imibiri yacu yifuza for the sake of spiritual growth. kugira ngo dukure mu buryo bw'umwuka. And you know what? Ariko muzi kiba We mostly fail. akenshi turatsindwa. We say my physical desires are too strong. Tukibwira ngo jewe irari ry'umubiri wanjye rirakaze. You know, Jesus had the same body we do. Yesu yari afite umubiri nk'uwo dufite. He experienced something beyond even our experience. Yanyuze mu bintu twebwe tutigeze tunyuramo. And yet what did he say? Ariko se ku iherezo yavuze ngo iki? Man shall not live by bread alone. Yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. He passed the test. Ikizami cyangwa ikigerageza ahita gitsinda. He showed that he can fight against his physical desire. Yerekanye ko ashobora kurwanya iby'umubiri we urarikira. And somehow win. Kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi agatsinda. The second temptation. Ikigeragezo cya kabiri. The devil takes him to the top of the temple. Satani yaramutwaye aragenda amushyira ku gasongero k'urusengero. He tells him to throw himself off. Aramubwira ati ijugunye rwose simbuka. God is going to protect you. Imana iri bukurinde. Imagine if someone stood on top of Kigali City Tower. Tekereza umuntu aramutse agiye agahagarara And jumped off. ku gasongero ka Kigali City Tower. Angels caught them. Hanyuma agasimbuka agira ngo yikubite hasi, noneho abamarayika bakamufata. Bakamufata bakamurinda ntayikubite hasi. Would that person be no one? Ese uwo muntu yasigara ameze nk'umuntu utazwi? They would be the most important person in the whole country. Uwo muntu yaba umuntu w'ingenzi cyane mu gihugu cyose. They would be a celebrity. Yewe yaba n'ikirangirire. Look the miracle God did. Akavuga ati murebe igitangaza Imana ikoze. He protected you. Imana iramurinze. Satan was trying to look at Jesus' desire for recognition. Satani yararimo agerageza kureba ibyo Yesu ashaka kugira ngo abe ari uzibukwa. He was wanting him to be seen and known by everyone. Yashakaga ko Satani agaragara akanamenywa na buri wese. You know, the temptation of celebrity is a big problem in our culture. Rero ikigeragezo cyo kumenyekana muri sosiyete no mu muco wacu ni kinini cyane. We want to be important. Twumva dushaka kuba umuntu We w'igiciro. want to be recognized. Twumva dushaka kuba umuntu umenyekana aho ageze hose. We want to be important. Twumva dushaka kuba ab'igiciro gikomeye. Jesus knew that it wasn't about him being important. Yesu
yamenye neza yuko igikuru atari uko we aba uw'ingenzi uw'igiciro. He was God. Yari Imana. He deserved to be important. Niko ko akwiriye kumenyekana no kuba uw'igiciro. But instead he said, I won't promote myself. Ariko jyewe ubwanjye sinkwiye kwizamura. I'll promote God. Ahubwo ndahimbaza ndanashyira hejuru Imana. He said, don't tempt the Lord your God. Yaravuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Don't try to cause him to go out of his character. Ntukagerageze gutera Imana kuva muri karakteri zayo. He passed the test of popularity and fame. Ikigeragezo cyo kuba ikirangirire no kumenyekana cyane abaragitsinze. The third temptation. Ikigeragezo cya gatatu, Satan showed him the kingdoms of the world. Satani yamweretse ubwami bw'isi. He says, if you bow down to me, aramubwira ati nupfukama ukandamya, you can have all of these things. Rwose ibi byose ndabiguha. Jesus could have attained his goal. Yesu yashoboraga gukomeza agakora intego ye yamuzanye, to be the king of the world. akaba umwami w'isi. The earth could have been his dominion. Isi yashoboraga kujya munsi y'ubuyobozi bwe. He didn't have to die. Ntabwo n'ubundi yari akwiriye gupfa, yagombaga gupfa. Satan would have given him all those people. Satani n'ubundi Yesu yabishaka yajyaga kumuha abo bantu bose. But he would have had to worship Satan instead. Ariko yagombaga noneho kuramya Satani kugira ngo abibone. In this we see that we want to attain all of our goals. Aha rero niho tubonera yuko dukwiriye gukomeza intego zacu zose. We want to do the things that are important. Dushaka cyangwa dukwiriye gukora ibintu by'ingirakamaro gusa. We want to become a perfect person in this life. Dushaka kuba abantu b'ingenzi b'igiciro muri ubu buzima. And often we'll even sacrifice our soul to do it. Kandi akenshi usanga twatanze ubugingo bwacu w'igitambo kugira ngo dukore ibyo. If I asked you, ndamutse nkubajije, if I gave you 1 billion Rwandan francs, ese nguhaye miliyari yose y'amanyarwanda, would you give your soul? ese watanga ubugingo bwawe? Our initial response is no. Igisubizo gihita kituzamo no kuvuga ngo oya. But I think we would be surprised by how many would. Ariko ndatekereza ko twatungurwa tubonye umubare w'abantu bakumva bagurisha ubugingo bwabo kuri miliyari. Jesus Christ was content with what God gave him. Yesu Kristo yaranyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye. He was content with the work that God had given him to do. Yaranyuzwe n'umurimo Imana yamuhaye gukora. And he wouldn't sacrifice anything for it. Kandi nta kintu na kimwe yashoboraga kugurana uwo murimo. He wanted to go through life. Yumvaga ashaka kunyura mu buzima, kubaho ubuzima. He wanted to go through the pain. Yashakaga kunyura mu buribwe because he knew it was the way of salvation. Kuko yari abizi neza yuko ari yo nzira yonyine y'agakiza. For us as humans, we spend our life trying to avoid pain. Twe nk'abantu tumara ubuzima bwacu bwose tugerageza gukwepa uburibwe. We see pain as something that is bad. Tubona uburibwe nk'ikintu kibi. When in reality, nyamara mu by'ukuri, pain is an opportunity for us to grow. Ububabare ni amahirwe tuba tubonye yo gukura. It teaches us where we are weak. Twigisha aho dufite intege nke. It gives the opportunity for God to work in our life. Bitwigisha cyangwa biduha amahirwe yoko Imana ikora mu buzima bwacu aho dufite intege nke. We say no pain, no gain. Turavuga ngo iyo nta bubabare nta n'icyo umuntu yunguka. If you don't want to go through the process of working, niba udashaka kunyura muri process yo gukora, you'll never appreciate where you reach. Ntabwo ushobora kwigera unezezwa naho ugeze. You see, Jesus Christ knows who we are. Yesu Kristo rero azi neza abo turibo. He experienced those emotions. Yanyuze muri ayo marangamutima. He felt that pain. Yahuye kandi agerwaho n'ubwo buribwe. And yet, he didn't sin.
ariko ntabwo yigeze akora icyaha. We come back to Hebrews chapter 4. Reka tugaruke mu Baheburayo igice cya 4. He was tempted like we are, yet without sin. Yarageragejwe ariko agaragara ko adafite icyaha. If he was a human, yari umuntu, he would have failed. yari umuntu, ubwo rero yashoboraga gutsindwa. If he was only a man, he would be like us. Niba rero yari umuntu, yarameze nkatwe. But because he was God, ariko kubera ko yari Imana, not only could he not fail, ntabwo ari uko atashoboraga gutsinda gusa, he didn't. ahubwo ntabwo yabikoze. He was victorious. Yarabikoze, yaratsinze, yazanye intsinzi. He conquered sin. Yatsinze icyaha. Verse 16 must be one of the most hopeful verses in Scripture. Umurongo wa 16, uyu ni umurongo ushobora kuba ari wo murongo ukomeye w'intsinzi muri Bibiliya. It gives the Christian the confidence uyu murongo uha umukristo ubushizi bw'amanga that we need to live the Christian life. ko dukwiriye kubaho ubuzima bwa gikristo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Bibiliya iravuga ngo murongo wa 16 Abaheburayo 4 haravuga ngo nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Why can we come with confidence to God? Ese ni gute bishoboka ko twaza imbere y'Imana tudatinya? It must be bigomba kuba ari because we know we have eternal life. kubera ko tuzi yuko dufite ubugingo buhoraho. It must be bigomba kuba ari uko because we know Jesus Christ is our priest. dukwiriye kuba tuzi neza yuko Yesu Kristo ari umutambyi wacu. It must be ibigomba kuba ari uko because he has conquered sin yatsinze icyaha and will give us the power to conquer sin as well. kandi akaduha n'izo mbaraga zo gutsinda icyaha natwe ubwacu. It says it is the throne of grace. havuga yuko ari intebe y'ubuntu. God doesn't just not give us what we deserve. Imana ntabwo ireka kuduha gusa ibyo dukwiriye. He gives us what we don't deserve. ahubwo iduha ibyo twebwe tudakwiriye. You know, I have some children, mfite abana, and when they disobey, none iyo basuzuguye, when they break something, iyo bagize ikintu bamena, when they're fighting, iyo barwana, they're afraid to come to me. batinya kunyegera. And sometimes they are right. rimwe na rimwe baba bari mu kuri. I may become angry with them. kuko nshobora kubarakarira. But you know, God doesn't deal with us in that way. ariko muzi neza ko Imana idakorana natwe mu buryo nk'ubwo. If we come to God and we ask for forgiveness, iyo tuje ku Mana tukayisaba imbabazi, He is waiting with open arms Imana ibidutegereje n'ibiganza birambuye, to hold us and to love us. yiteguye kuduhobera no kuduterura no kudukunda. He is there to give us His grace. Imana irahari kugira ngo iduhe ubuntu He bwayo. says we can get His mercy haravuga ngo dushobora kubona ubuntu bwayo and we can get help. kandi twabona ubufasha. You know, the problem is many people don't think they need help. Ikibazo cy'abantu uyu munsi wa none ni uko batekereza yuko bakeneye ubufasha. The man addicted to alcohol says, I'm okay. Umugabo wabaswe n'inzoga aravuga ati nuko nyine nta kibazo mfite. The man who's always gambling, umuntu ukunze gukina urusimbi, he says, I'm okay. aravuga ati ewe nta kibazo mfite rwose. Until he realizes his problem, kugeza igihe asobanukiwe ikibazo cye, he can't get help. icyo gihe ntashobora gufashwa. If you know Jesus Christ as your Savior, ubaye uzi Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, it's because you know you have a problem. nuko waba warigeze umenya yuko ufite ikibazo. You know sin is destroying you, uzi ko icyaha kirimo kurimbura, and you need God's help to fix it. ukaba ukeneye ubufasha bw'Imana kugira ngo ugihindure.
Jesus Christ has given us access to God. Yesu Kristo yaduhaye uburenganzira n'ubushobozi n'uburyo bwo kugera ku Mana. The opportunity to come to God in prayer Amahirwe yo kuza ku Mana mu gusenga and to receive God's help. yewe no kwakira ubufasha buturuka ku Mana. What a blessed hope. Reba ibyiringiro by'umugisha. What a tremendous opportunity. Mbega amahirwe atangaje. I hope that's you today. Reka nizere ko wari wowe uyu munsi. Mana nziza, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'ijambo ryawe ritwereka neza icyo wadukoreye uburemere bwacyo. Igihe watangaga Yesu Kristo ho igitambo kizima, cyera, gishimwa kandi cyo gutambwa rimwe gusa ngo bibe bihagije by'iteka ryose. Mana utwereke neza abo turi bo. Niba turi muri Yesu Kristo, niba turi mu bwo buruhukiro, niba dutunganye, mwamuhishurire buri wese abashe kumenya, abashe gusobanukirwa, abashe no gukora ibikwiriye niba atari yabikora. Uri mwiza kandi ibihe byose, kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, kuko mwami imbabazi zawe zidaterwa n'ibyo dukora, ahubwo imbabazi zawe zituruka ndetse zikomoka mu rukundo rwawe. Urakoze rero, ngaho komeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo nimwe dusabye twizeye. Amen. Pastor David, Imana imuhe umugisha. Reka rero nk'uko iminota yacu irimo kubitubwira, igihe cyacu kirarangiye, ariko mushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa munyuze kuri 0783 00 1646. Nk'uko Pastor David yabivuze, hari umunezero, hari uburuhukiro buterwa no kumenya yuko umuntu afite ubugingo buhoraho kandi ko akijijwe 100%. Ibyo rero niba ushaka kubimenya, Bibiliya irabitwigisha, irabitubwira, waza kuduhamagara ukatubaza, natwe twanezezwa no kukwereka icyo birivuga wowe nanjye dukwiriye gukora kugira ngo tubone agakiza gaturuka mu biganza by'Imana. Imana ibahe umugisha rero, reka tuzahura ubutaha. Bye bye. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.